none rwose byo biri official sibyo ntago bari barakawufunguye ese wambwira kubera iki kuri iyi nshuro uyu mupaka bemeye bakawufungura ahubwo wanyahangane gato ngusubize inyuma gato cyane icyo turakigarukaho reka nkubaze ikibazo kimwe kubera iki Tshisekedi yemereye ingabo z'u Burundi kwinjira muri Kongo zigiye muri Rede Gitabara kugiha yamara kugiye Trump nawe akaba yaruciye akarumira ahubwo akaba akurikiyeho gufungurwa umupaka ibintu twabihuza ubundi buriya ahangana mu bibazo ni bibiri ikibazo cya mbere ni gute MV turayisanze itangiye kugenda ikora reprise strategique wisdom ndavuga nyine kuva mu bicara hafi n'ikinumbe cya Rubaye ese nuzi ko hari ibice byinshi bavuyemo bivanyemo ubuzi bikaba biri kugenzurwa na Wazalendo iki si ikintu cya mbere cyabaye hitugihuza no gufungura uyu mupaka wa Uvira ibi bintu bifite ikintu cyinshi bisobanuye ariko bwana Fight ibi bintu bifite ikintu kinini cyane bisobanuye yego ariko reka tubihuze gutya unakoze uriya ushimiye hababazaga n'abantu babyumve ntibongere kutugora sibyo kuzengurukira bakagwa hari bari no kwereza ngo amadrone menshi cyane ngo kaza ari nk'igihumbi kubera kuri drone hafi 200 zazamutse mu kigiye kuzakukanya zabaye ibisiga Kanyuka nabonye yasohoye itangazo reka ze direbe tubaze kubwire yego so rero ibindi babyumve ko nimba atari president Eric yabayeho ni itegeko ryavuye ibukuru nk'iryatanzwe Uvira aho ikibazo ni kimwana Nigeria bibaye ari byo uze kunyumva nankunyumve bibaye ari byo bakaba bahawe itegeko ry'uko bahunze Rubaye kubera itegeko ryavuye kwa Trump ko ibintu bamuhaye byazanavugwa na Goma Tshisekedi yazahira Trump akavuga ati noneho niho muzajya munyuza nibuye ati kandi ntabwo muzanyuza ibuye MV turi cya control birukana nabyo byazabaho kabakubita Bukavu ati kira kibuga kineye cyo ntabwo mugeneye cya Kavumu mura nta turabasuje cyane twongeye kubifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi ba Jeune Official reka tubahe ikaze rero n'ubundi muri aya makuru yacu kuri uyu mugoroba ariko kuko mubibona kuri mikoro cyangwa se ndetse kuri kamera tukaba turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ndetse na reka tuve ngo harya ngo ni frontline commander so rero nkuko mubibona rwose tukaba turi kumwe hano aho tugiye gufatikanya kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zikomeye zibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ariko hari n'abadukurikiye bari kuri wundi muyoboro uraza kugenda uvuga ubwo muri make navuga ko ni quality y'ubwoba idasanzwe abantu badasanzwe kuko ntekereza ko ni buri frontline command ngero nk'abandi frontline machine ndetse ukongeraho no kuba nitwa none ibindi nyirabyo tayari agaho kahoye n'umunyutsi ngaho ukorera mu byukuri nuko ko tunabasuhuze abantu kuri Jeune Official I salute kabisa ariko kandi iriko twakira ndi n'abantu mwakire Jeune ni fight ni fight hanyuma rero mwumva ko already bamaze guhura ubu ni fighter akaba frontline commander nyine mashini gani mutangazaji wa habari ureko kurangiye frontline commander ndabasuje ko bahaye ikaze nta gutinda nta mpamvu nimwe yo gutinda turabanza duhere sasa duhere mu mirwano se duhere kubijyanye no kuri frontline ariko buriya dushobora no guhera no kuri uyu mugabo mbonye usa nk'uwiyahuye buriya mukanya nibwo nabonaga Tshisekedi arimo ariyahura habona no kuntu yiyahuye n'ingabo ze zigenda ese nagubonye mukanya indege ikubise hasi oya kanze nyikwereke ese ibyo mubwira ubwe ku giti cye oya buriya Nelson hari ibintu abantu bakinisha barababwira buri munsi ntibumva umunsi bari buze gushaririza izintare za Saramwe n'amadu haraza gucwambe dore bari gupakura ibikoresho wabibonye sese ngiye twabwiye ngibyo bari gupakura ibikoresho munisiyo zabonetse urabona hapa kureba hangaye hasigaye bangaye kanyo ndakuvuga amakuru ni menshi ariko kandi mbonye Tshisekedi nibyo nari nkubuyanga ari yahuye nabonaga mukanya mu myiteguro yo kwakira urimo Kayumba Nyamwasa njye ndivuga mukanya rero kwakira Kayumba Nyamwasa nta kuyaro kurenza uko nguko
Henda kubeshya. Buriya niriso. Hari ukuntu umuntu akora ibintu. Buriya hari ukuntu umuntu aba yarakubuze. Akagerageza kugushotora mu buryo bwose bushoboka wakomeza kwanga akagera igihe akaba yatangira no kohereza ibintu iwawe donc kwa kundi ni nko kuroga agashaka kukuroga iwawe mu rugo niko mbibona rero yashaki aguratuma mvuga pe oke ntacyo gavuga vuga ntacyo ngo ikintu tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Hano nshatse gusobanura Robo Kayumba Nyamwasa kuba yamaze guhamagara witwa Kayumba Nyamwasa yego urabizi amazigihavu iyi ntambara ivugamo u Rwanda yego ariko ntarwo donc ni ibintu biri aho ngaho abameze nk'uri kugira ngo baze yego kuba yahamagara Kayumba Nyamwasa ni nko gushaririza u Rwanda urabwana fight ni nko gushaririza u Rwanda. Hari umukecuru wavuze ngo ngiye ngo nshatse nakipfira ngo yamcyanyica ngo birakubi ngo yabindenze rya none ibyo nibi kiseka damaze iminsi ndetse bizaguheza 2021 abantu bagiye badukurikira barabizi abakurikiye jene barabizi n'abadiye badukurikira barabizi uyu mugabo agiye agerageza kenshi gukomanga ku rupfu ya Kisekedi ndetse n'abambari kuba babona reka tujye kuri ba Makenga na bakabira kuba ari abagabo nta kintu babakora suko watakagikoze reka none ukoze ikosa ukajya gucokoza intare yari yiryamiye uri kujya kuzana Kayumba Nyamwasa reba ibintu yasize akoreye u Rwanda uri kuzana Jalake uriya muhungu wa Habyarimana bamaze iminsi badirinda hariya bari gukora ikosa rikomeye cyane hari umusaza yigeze yivugira ngo ntibazamenya inkuru igize gute akubise ariko buriya reka tujye tuvugisha ukuri tujye tunasesengura ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barajya kugirana amasezerano na Tanzania mu bigendanye n'ibijyanye n'iby'umutekano bagahita babaha abasirikare urumva noneho bajya muri Angola ngo nabo bagasinya amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare cyangwa se mu by'umutekano na Angola ikabaha abasirikare none karuko aba bantu batajya banasobanukirwa ngo banatekereze ko hari ukuntu abantu babarabura ntibabyumve niba barumvishe M23 ndetse na AFC na M23 AFC M23 ndetse na RDF cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda bakorana ariko mu bijyanye n'umutekano kuki bo batanatekereza ko bashobora gukorogoshora bashobora kubaza ahantu bakarakaza abantu bajya batubona reka cyose siko tubivuga byose siko tubivuga hari ibyo twirengagira oya reka tujye tunabasesengura tubone mu ndorerwamo y'abasesenguzi sibyo tuba tureba ibintu tujye tushyira mu nyurabwenge niba tuzi neza ko aho iyo buryo umuntu mwagiranye amasezerano mu by'umutekano babivuze ngo igihe wenda umutekano we wajegajeze
ufite uburenganzira bwo kumutabaza akagutabara. Yego. Ariko hari ukuntu u Rwanda ruvuga ruti nyamara gutya na gutya hari ukuntu byagaragara nabi kandi igihugu tuzakomeza tubana. Ejo reka nkubaza ikintu kimwe. Kuba azanye Kayumba Nyamwasa ko cyangwa ko bari kudiringa nengaze ko byasa kose bari kuzana na FDLR nyinshi. Ni benshi bari kwita bigiye mu bice bigiye bitandukanye South Africa za Mozambique ndetse n'ahandi ayo makuru arahari. Azanye Kayumba Nyamwasa n'afite igisirikare cya FDLR sibyo azanye umuhungu wa Habyarimana n'afite igisirikare cye bivugwa ko bamwe bamaze no kuza abandi ngo bagomba kugoza Bujumbura ubwo nyankubaza ikintu kimwe azana Kayumba Nyamwasa tunabivuga twerekeza ahandi azana Kayumba Nyamwasa ndetse na bose nyine kugira ngo batereze umugozi umwe bagerageza guhungabanya umutekano mu Rwanda kuko baripanga ese ubona biza kubafasha iki ese ubona byibuze bari buze kugera ku kimwe cya kabiri cy'umugambi wabo ukurikije ibyo bamaze iminsi bakora byanze. Reka nkubwire rero neza iki kintu nakigusubiza mu buryo bubiri. Ikintu cya buryo bwa mbere ngiye kubigusubizamo ndagira ngo manze nkwereke ko ibi bintu byose donc ibintu kuva u Rwanda ndetse na MV turabashira hanze ko bakorana mu buryo mu bugendanye n'umutekano ibintu birimo kugenda bikomera ku buryo bukomeye cyane. Ntago twe twakabonye ibihugu byinshi byidekarara nk'ibigiye gufasha FARDC ariko Tanzania kwikubitiro bakimara kuvuga ngo bakorana mu bijyanye n'umutekano yahise yinjirayo. Angola nayo yagezeyo. Afrika y'Epfo nayo iravuga ko yaje. Nuza kureba birasa naho donc ibi bihugu bya Afrika bakimara gutangaza uburyo ki bw'imikoranire mu by'umutekano bo bahise bumva ko u Rwanda kuko no byabaye nk'ibikomfirima ko u Rwanda hariya ariyo mpamvu ariko n'ibihugu byatangiye guterana biri gushaka kuvira indimwe kure mu 23. Iki rero ni naco cyatumye noneho sasa byorohera cyane uyu Kayumba Nyamwasa kuvuga ngo ubundi Kayumba Nyamwasa n'uyu Jarike twarabavugaga n'ubundi buri gihe cyose hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko bikaba mu magambo bitarashyirwa mu bikorwa. Ariko none se kubera iki none bihise bigaragara none bakabati bagiye kuza. Wibuka ko Kayumba Nyamwasa aba muri South Africa ntacyo kwisha bafite ntacyo byibuke. Kayumba Nyamwasa muri South Africa ntubizi se wenda ni uraza ayoboye izi ngabo za South Africa aravuga ati ngiye kubera ko mbazi reka nzeri ngiye ugenda rwose ati hari ahantu ndahazi ni ari amashamba ndayazi. Ndakumva niba kubitwa ariko ntibazaboroge iyo jambo ry'uryibuka giye yarivugwa mu bwa mbere se baba bakubiswe gukubitwa barabimenyereye. Ntabwo arutse kubona umusirikare wo mu South Africa ari kuvuga ati twebe baduha amakuru nabi turagenda ati tukazajya turakubitwa ati kandi twe twavuye naha twitoje ibintu bijyanye no kurwanira mu mashamba ibintu bijyanye no gutega zambiskade ibintu bijyanye donc barize ibintu byose baramazeyo. Ariko se cyatumye batabakubita bakabagira inoge eje ukiraho ubigibuke neza. Tanzania ijya kugaruka muri urugamba ijya kugaruka yaravuze ngo turaje mutwereke iyo M23 sibyo mutwereke n'uwo mwanzi wundi mufite barabivuze urumva bwa mbere baza hano muri Igoma barabivuze urumva atari za 2000 kombiye nejo bundi barabivuze muri intambara y'iyungu muri ngo bandi jaravuga nta kibazo nimuze muri abashyitsi tuzabakira tubaha amata nimuza muri aduye tuzabarasa. Icyo ngibyo Tanzania yarirengagije yaraje bayakirije imirambo y'abagenzi babo uretse ko baje mu bice bibiri hari ahantu bagiye gukorera patrouille icyo gihe bari bagiye bose ngo bagiye muri patrouille baje mu bice bibiri barabarangije. Si ibyo gusa bantu mudukurikiye turacyari ku kuntu Kisekedi yiyahuye kandi banaza kubwira impamvu nakoresheje muri ryo kwiyahura. Si ibyo gusa bagiye gushaka buri abacanshuro batagamije kurwana urugamba gusa bari bazi ko bazabafasha no kugira gute kugaba igitero ku Rwanda. Bazanye Sadek batavuga ko izabafasha kurwanya mvitura gusa bari bazi ko izabafasha no kugaba. Araga icyo gihe nagiseke dawaga ari kuvuga ati ngiye ndi hano Igoma narasi Kigali yahoraga ari kwigamba na Ndayishimiye Evariste bahoraga bari kwigamba ibitero ku Rwanda. Evariste Ndayishimiye ati turashigikira FDLR n'urubyiruko bagende bakure ubutegetsi bw'u Rwanda aho nari ndimo ndagufasha komeza. Noneho Kisekedi abonye byanze abonye abazanye bakubitiye bahareba inzega bashiriye mu mazi abandi bashiriye mu ibinika uragiye kugamba ko byagenze. Umugabo aravuga ati no ikintu ndi bukore ati mfite ndi plan nimba byanze kandi akaba aramusezerano wasezeranyije FDLR yuko nzayihereza igihugu ikagenda gakura Kagame biciye muri ihe demokrasi tukabyibaza bikanga reka nitabaze neva reka mutega inyama amutega inyama z'ifaranga aravuga ati ngwino tugira amasezerano y'ibanga wese wabuze impamvu bajya amasezerano y'ibanga nuko yarazi neza ko agize abandi bantu neva biganiriza bambwiye turapfuye ahantu ugiye kwishora ntabwo aramupfundikiranye agahita kansari none neva yaramaze igihe igihugu cye kiri mu bukene ashaka no gutwika buriya neva ashaka hiti
kuko nta wari umuzi wari umuzi Ashaka hita. amaze kumenyekana Iyi sigeze nyine nkubwira. Rero ugiye mari. umustar never arangije afata abasirikare batangamo ibitambo aravuga ati ntacyo mushire ariko menyekane n'ifaranga ndibike iryo faranga ryakoze cyane umugabo aramupfukirana bamujyana hariya muri Kongo bamubwira ko nuza ukamfasha nzagufasha nanjye guhiga umwanzi ari wo Rwanda ibyo byose byarabaye barangije barakubiswe bagerageza no guca mu bibira naho inkuba zirabakubita batumutwe mvugira ngo bakubiswe accordingly urumva bakubiswe accordingly bazanye agatambaro karara kariya iruhande mubiretse urumva bakubiswe accordingly ibyo byose rero ntabwo ushaka tuzo kugira tubitindaho turashaka kugaragaza buryo ki uriya mugabo ari kwiyahura reka tugaruke ku mpamvu navuze ngo ari kwiyahura watanze point nziza cyane ugaruka kuvuga ngo M23 cyangwa se u Rwanda rwemeye ko bakorana nubwo aya mahanga uvuga yabifashe uko atagomba kubifata kuko yese avuga ati buriya bwemeye ko bakorana buriya ni mu rugamba hoya u Rwanda rwavuze ko rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano w'uko aba FDLR bashatse kuza bagafatwa na M23 baba reportinga gusa ibyo by'umutekano nagerageje kukibaza umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike wungirije Oscar Barinda yansubije ikibazo cyiza pe kinisobanura buriya ukuntu usubiza umuntu utavuze ngo yego cyangwa oya ati none iyo turi kuzana aba FDLR ati gakwerere tumuzana ntago twamuzanye ntago twamuhaye u Rwanda ese none iyo si imikoranire myiza ahubwo se kuki batashizemo akandi kantu kuvuga ngo ese none ntago Sadek yaciye hari abacancuro baciye mu Rwanda ibintu nk'ibyo byose babirimo none kwiyahura ngaruka kwiyahura rero umugabo hari igihe ugira urutya ukabura urugutambukana uti gute hari igihe kizagera bari mu byumba turi kuvuga hanga hari igihe kizagera uko mubona FDN biri muri Kongo yitwaza ko yaje guhiga Red Tabara kandi Kishagedera yemere ko yinjira muri Kongo ikayemerera kuko ngije guhiga Red Tabara igihe kizagera RDF kinjira muri Kongo ku ngufu igiye guhiga igihe kizagera RDF kinjira muri Kongo ku ngufu igiye guhiga FDLR uti gute ntago tuzemera kwicara niko bajya bivugira turebe babarekeye mu ventura ko nabonye bashoboyera boye buriya barazira ntare nazo ko zizi kubatera amajana buriya urumva turivuga neza kavuga ngo tuzajya gucecekeshereza aho izo ntwaro ziri aho zituruka kugira ngo zo kugira gute zitekuza gukomeza kurasa mu baturage buriya rero reka mbabwire nimba iyi ari force ari guforusinga cyangwa se ari bari bazanye kamwe nyamwasa n'uwo Jarake nizo FDLR uko byase kose bazagira kuri M23 hari igihe bashobora kwibwira ko bazajya ese ubona waranga kuri M23 bakagera hangaha byarabananiye bizagora ni ikibazo uyu mugabo rero ntago azamenye nkubigize gute imusekuye ariko rero Nelson nuza kureba abagabo bafite imbaraga bari kwikanga ubundi wambwira kubera iki wabonye ko umupaka wakavimvira bawufunguye none rwose byo biri official sibyo ntago bari barakawufunguye ese wambwira kubera iki kuri iyi nshuro uyu mupaka bemeye bakawufungura ahubwo wanyihangane gato ngusubiza inyuma gato cyane icyo cyo turakigarukaho reka nkubaze ikibazo kimwe kubera iki Tshisekedi yemereye ingabo z'u Burundi kwinjira muri Kongo zigiye guhiga Red Tabara ikangira RDF kwinjira igiye guhiga FDLR none se iyo urebye ingabo z'abarundi zihiga Red Tabara cyangwa zirwana na M23 izo zirimo zivuga ko zagiye guhiga Red Tabara hari muri za Minembwe kandi bari kurwana nande bari kurwana nyine na M23 twirwaneho na M23 bavuga ko nyine ubu Red Tabara iri gukorana na M23 ubu ngubu bari kurasa bavuga ko bari kurasa Red Tabara buriya niko bari reportingira n'amahanga arega buriya usibye nyine ko rwabaye urwitwazo no kugira ngo babone ukuntu bashyiramo ubundi ibi byo kwanga Red Tabara ni nabivuga ko ni ibipindi bya gisirikare kugira ngo uretse ni ukugira ngo abasirikare bagende bafite morali bazi ko bagiye kurwana na Red Tabara ariko noneho hari no bagera kuvuga ngo yivanze na M23 kugira ngo barwane na M23 bazi ko bari kurwana na Red Tabara nyine nsubiza iyo kibazo nakubajije kubera iki bangira ko RDF kuko burirwa bahakana ngo kwanza nuko Patrick Moyari kujya yivuguriza buri munsi avuga ngo FDLR ngo ntayo ngo basonga abantu ngo baje mu 1990 ngo barashaje urumva aza akongera akavuga ngo turayirasa urumva turabyemera amahanga abokeje igitutu mwene magambo nyine n'amahanga na raporo zagiye zisohoka zizi ko FDLR iri hariya kandi ari yo nyira bayazana wa byose ejo muri Kisekedi baramubwiye ngo banza ukoreho FDLR hariya ibyo arabyemera ndaje kubikora none biragaragara ko FDLR yabananiye gusa Patrick Muyaya kari yavuze ko ibyo kuvuga ngo FDLR ubu yamaze kwihindura koruta
yavuga ngo ini zabo twifitiye FDLR none ikibazo mfite ni kubera iki DRC itemera ko RDF ijya guhiga umwanzi wayo bakemerera uburundi bukinjira ku butaka bwa Burundi ukajya guhiga RDF Tabara. Ndabigusubiza mu buryo burenze bubiri butarenze butatu. Ikintu cya mbere FDLR yivanze n'igisirikare cya FARDC kubicangura ntibyashoboka. Icya kabiri FDLR ibafasha kurwanya M23 sibyo. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, uyu mutwe wa FDLR bavuga ko ari abahanga cyane bigendanye n'ubuhanga bw'iki gisirikare cya Congo FARDC, ndetse niyo bigeze mu bintu bijyanye n'ubucuruzi bugiye butandukanye. Buriya ngo FDLR irakora cyane, buriya aba basirikare bakuru b'abakomanda bo muri FARDC babakoresha cyane muri izo business zo kugira ute, zo kunyaga cyangwa zo kurya ibya hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abikoreza. Ntacyo wenda ntacyo bo reka tureke kubitindaho. Icyo nacyo wenda abadukurikiye baze kumva nimba harimo ingingo urumva nabo baza kugira icyo babivugaho. Ingingo yawe rero ni iyihe none sasa y'ukuri? Niba ibyo ntanze atari wenda hari hamanya n'ibyawe ufite ukuri kwawe mba nkubwire iki ni ikiganiro cyaba ikiganiro kwacyo, kuko ibyo ndabyumverega ni factors zumvikana. Ntabwo wafata amazi n'ubugari ngo bivangure, cyagorana cyane. Kandi tuzi ko nyine FARDC na FDLR ari bamwe, nibo bantu b'abahanga, nibo banabigishiriza abasirikare. Iyo abari nyimwe mu ngingo yovuga ati tubaye mu bakuremo murashiduka muri kurasa n'abacu ni bamwe. Iyo nayo ni mu yindi ngingo no kubakoresha ndetse no ku Kisekedi harimo abajepe bamurinda. So byose rero ni ingingo nyinshi tuzabigura. Iyo factor watanze ndayumva, ariko hari cyari nyinshi cyane umuntu yavuga, ni nyinshi. Rero mukanya waruvuze uti ati kuba ni iki bishingikirije ku mupaka w'Uburundi bawufunguye none wa Gatumba, ni Gatumba Kavimvira ni Kavimvira. Ariko rero bwana Fighter tubihuje na kiriya kirombe cya Rubaya, tubihuje na kiriya kirombe cya Rubaya bashyize kuri liste bagahereza Trump, yamara kugihabwa Trump nawe akaba yaruciye akarumira, ahubwo akaba akurikiyeho gufungurwa umupaka. Ibintu twabihuza ubundi buriya ahanga ndumva ibibazo ni bibiri. Ikibazo cya mbere ni gute M23 yisanze itangiye kugenda ikora reprise strategique wisdom ndavuga nyine kuva mu bicara hafi n'ikinombe cya Rubaya. Ese nuzi ko hari ibice byinshi bavuyemo bivanyemo ubuzi bikaba biri kugenzurwa na Wazalendo. Iki si ikintu cya mbere cyabaye, hitugihuza no gufungura uyu mupaka wa Uvira. Ibi bintu bifite ikintu cyinshi bisobanuye, ariko bwana Fighter ibi bintu bifite ikintu kinini cyane bisobanuye. Yego, ariko reka tubihuze gutya. Uranakoze uriya ushimiye hababazaga n'abantu babyumve ntibongere kutugora, sibyo? Uriya unsubije unkweza ahantu numva nishimiye cyane. Kuba izasarangwe zatangiye gukora reprise strategique mu bice byegereye Rubaya, bivuze ko na Rubaya baza kuyivamo. Uzi impamvu? Kirombe cya Rubaya cyahawe Leta z'Ubumwe za Amerika, cyawe Trump, kandi Trump turamuzi icyo ni business. Urumva? Byo ni business rwose. Kuko n'amakuru yo ko izasarangwe zavuye mu gihugu Uvira, amakuru ufite ko ari vice president wa Trump wahamagaye, vice president wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubwo urumva none mu dini Trump waruvuze kuva Uvira. None nimba kuva Uvira byaraturutse kwa Trump, urumva kuva muri Rubaya bitoroshye cyane kuko bari kuva Uvira. Kanze ndebe uyu muhungu wanje uri hano hano za ntuza, manze ndebe kuko hari amakuru yampaye ambwira ko no muri Ngungu abaturage bamaze guhunga bari kuvamo bahunze. Dore nawe arimo arampereza ka video k'ibikoresho bimaze gusukwa. Wakabonye ibikoresho bimaze gusukwa, ibikoresho bimaze ndeba ni video yatangiye kugira ute kugenda ikwirakwira. Ikintu cya Rubaya bwana Fighter dusa nkaho tunagisobanura abantu bacyumva tugishyiraho n'umucyo. Hari kubera nk'urugamba abantu bari kubaza ngo ese abateye aduye yateye Rubaya yaturutse hagana hehe. Izo mbaraga ubundi bazi neza ko Rubaya n'ibindi bice byegereye Rubaya izasarangwe zazingiye zihafite. Aduye yavuye izo mbaraga yaturutse nicyo kibazo. Ariko bwana Fighter nahamagaye umuntu wari kare arambwira ngo bwana Nelson nyina namaje nti byagenze bite kugira ngo twumve ngo Rubaya yatatswe n'inkengero zihege. Ibi ni ikintu kitari gisanzwe
kuba twakumva bakoze report strategique ibice bingahe? Bine? mu ibice bitandatu Bine gutyo ni ibice bitandatu ni ibice bitandatu wenda reka bimwe muri byo tugende tunabibabwira abantu banabimenye Cyane. kugira ngo bumve uko ibyo bice bihagaze nuvuga ngo ibice bavuyemo Yego. hari igice bita ngo ni Ruki ahitwa Kinigi Cyugi ndetse ahitwa ngo ni ngo niba ari na Kibabi. Yego. Ibi byose ni ibice biri mu bice bageze gute Yego, bavuyemo urumva bakoze report strategique bakavamo nta kurwana. noneho ikintu kidasanzwe ikintu kintunguye kinteye ubwoba bakunzi bacu bantu mudukurikira kinyeretse gise kinampahamura nuko abaturage ba hano muri za ngungu bagize ubwo batangiye guhunga kandi haramutse ahangaha haramutse hagezemo ingabo z'abarundi ubushize kugira ngo bazikuremo hano muri ahangaha muri bakubwira ko hano muri Masisi uramutse uhuye n'umusirikare wa AFSM turarwanye hano muri za Masisi ahantu yakubwira ko habagoye ariko hanagoye n'abasirikare benshi b'abarundi yakubwira ko ari aha hantu bita muri Ngungu n'ahantu bita muri za Mushaki ubwo ukajya niyo ngiyo ukabona ukajya iyo ngiyo za Kirorirwe ariko ahantu bita muri Ngungu bakubwira ko umurundi yari yarafashe umutsina ntabwo uzi ko nabwo yigeze kurwana umurundi bagakora wizidoro nabwo bagasubira inyuma bakongera bakegeranya bakaza bamukubita none ari naho yahaguye ari mwinshi cyane none se urambwira ngo niba abaturage bamaze kuva hano muri Ngungu bamaze guhunga bavuyemo ubwo ikigiye gukurikiraho niki mbonye mu kanya hari amakamyo niba ariyo yaragiye mbonye amakamyo ashoreranye yikoreye abasirikare paki abasirikare barimo kujyayo sinzi nawe wayabonye nayabonye nyemera bino tubifate mu buryo bubiri turebe ko kwanza ko bushoboka icya mbere reka tubifate nkaho niba bakoze report strategique tuzi ko gukora iyo twamaze kubyita report strategique biba bisa nkaho basubiye inyuma kugira ngo babone uburyo bakwitabira donc ni nk'ubujyange bw'urugamba ariko FARDC ariko ntari ubujyange bari guhunga bo baguruka abwambwira ukuntu warakoze report strategique ukava zabunagana mpaka ugeze iyo ngiyo bigwa ukiri muri report strategique none ngewe ibyo nikubwira reka tubifate mu buryo bubiri tubifate nkaho report strategique bakoze tubifate nkaho ari ukugira ngo bareke aduyinjire arambushe ariko tubifata kabiri reka tubifate nkaho ari itegeko ryagarutse ryasohotse nk'iryatanzwe Uvira none se kiriya kiro baramutse iryo tegeko riramutse rije kiriya kirombe kikagenda koko baba bari hagati nk'ururimi ahubwo mva nkubwire abantu banabyumve burya hari abantu bajya badutuka ngo twavuze hari tuvuze ibintu bibira hari uko bakoze report strategique bava Rubaya bakava muri ibyo bice bava muri biriya bice byo munsi ya Rubaya kuko bari mu birometero 20 za Rucyugi reka tuyifate nkaho kuko amakuru avuga ko iyi adu yabatatse yaturutse za Warikari yiteranyije amatuse za Warikari kuko niho honyine bashobora kuzengurukira bakagwa hariya bari no kohereza ngo amadrone menshi cyane ngo kaza ari nk'igihumbi kuri drone hafi 200 zazamutse mu kirere kigiye kuzamukanya zabaye ibisiga Kanyuka nabonye yasohoye itangazo reka ze direbe tubaze kubwire yego so rero ibindi babyumve ko nimba atari report strategique yabayeho ni itegeko ryavuye ibukuru nk'iryatanzwe Uvira aho ikibazo ni kibwana Nigeria bibaye ari byo uze kunyumva nankunyumva bibaye ari byo bakaba bahawe itegeko ry'uko bahunze Rubaya kubera itegeko ryavuye kwa Trump ko ibintu bamuhaye byazanavugwa na Goma Tshisekedi yazahira Trump akavuga ati noneho niho muzajya munyuza nibuye ati kandi ntabwo muzanyuza ibuye MV turi cya control birukana nabyo byazabaho akabakubita Bukavu ati kira kibuga kineye cyo ntabwo mugeneye cya Kavu musa mura nta kintu nta musaruro mwahabyaza kandi Trump ibye ni faranga ngiye numva nibyo biramutse byabayeho cyaba ari ikibazo gikomeye cyane bwa Nigeria ubyumve ndetse n'abadukurikiye babyumve cyaba ari ikibazo nongere mvuga ngo cyaba ari ikibazo reka twizere ko iyi ngiye ari report strategique bagiye kureka ngo FDL rero n'uryo bamukubitiramo hariya accordingly bamusibe ku ikarita wenda mwambabarira tukabanza tukagaruka kuri ritangazo rya Sona Kanyuka warinyujemo amaso rimaze amasaha 8 si itangazo se bashize bari kuvuga ko bari gukubitwa ntabwo waje kurasa itera igihe byatangirije ngo aravuga ko kuva ku isaha 7:45 naribonye
zo mu rukerera Yego. urumva ubwo ni nijoro ubwo ni kuri uyu munsi ni rendi tariki 20 nyine ku wa mbere tariki 23 z'ukwa 2026 Yego. ku isaha y'isa 7:48 bagabweho ibitero ngo na koalisiyo ahantu mu bice bita ngo ni za rumbishi Yego. amabombe n'ikintu bita indege byari biri kuvuza ubuhuha ahubwo jereka nkubwire urumva ese uretse gato nkubaze iyo kubera iki iyo bawukubise basohora itangazo none se FARDC wowe bayikubise ntirisohora ntabwo igipfa gusohora itangazo arega ikintu kibabaza cyane M23 urumva hano barasaga muri innocent barasaga mu baturage urumva ibi nibyo bibabaza M23 ikavuga iti basireka tuvuga amahanga turi ko aricyo kuko bo baraza bakarasa mu baturage ariko uwitwa umwe warutse gufunga Sylvain Kenga Bomus yaravuze ati twe hara ntabwo tuba turi mu rusengero ntago ari mu rusengero ngo turasa nuguhiga ngo turahindura so rero M23 yo kubera ko baraza bakarasa bya vegerema mu baturage yarangize kazi kandika none ntabwo ari yo saha gusa urumva ku yo saha barashe ahantu bita zarumbishe saa 7:00 bwo bari hamaze kugera mwa amatariki ari mu rukerera none rero bakomeza akomeza atubwira ko nanone reka mbese nuhita ntaruka kuko hano ndabona n'ubundi hari abaturage bagera kuri hari abaturage bagera kuri 2 bagizweho na victime mu by'ukuri n'iryo rasa aho harimo ngo witwa Mudahakana ndetse n'uwitwa ngo Muhawe Evariste ngo ni Muhawe Evariste ndetse na Mudahakana bagizwemo ibibazo bakomerekejwe n'ibi bibombe urumva byarashwe n'iki n'izi koalisiyo urumva arakomeza hepfo niho ngira ngo tubasa sasa turebe ahangaha arakomeza avuga ati ku isaha y'isa 10:30 GTM ubwo bivuze ngo ni kungiye isaha ngenga bihe nyine urumva ni donka mpuzamahanga noneho avuga ko nabwo hari rendi avuga ko n'ubundi nabwo bongeye kugaba ibindi bitero birimo abarundi erema zirimo forces armées de Burundes urumva noneho ngo bazamurwa ahitwa ngo muri zone habitat n'ubundi ngo ni zone nyine ituwe urumva y'abaturage bakurasira nabwo ikintu cyitwa makompori ikintu cyitwa amabombe yego nabwo ngo abaturage bahatikiriye none niba babaga bafite izi nshingano zo kurinda abaturage urumva iri tangazo nk'iri ni bande badafite kubera iki twavuga ko badafite uburenganzira bwo kurisohora impamvu nari nkibajije icyo ngicyo buriya ukwisukora akantu keza ko kuvuga ngo ni uko barasiramo n'abaturage hari impamvu nyinshi bashobora gutuma basohora itangazo baba bagira ngo bamenyeshe amahanga ejo nibataka batavuga ngo kuki mwatatse ahangaha rero iyo harasemo abaturage baba bafite inshingano zo gusohora itangazo keretse babaye baraswa bakavuga ngo baturashe ikosa rikomeye kuko bababwiye mu bice byabo bababwiye ngo bisubize ibice byabo basohora itangazo ry'iki arakomeza avuga ati rwose ati donc ngo aka gahenge bari batubeshe ngo bakarimo ngo bari mu gahenge kagasisifaya kagaseserefe ati buri rwose bigaragara ko seserefe oya buri wese yagaragaje ko afite seserefe arimo kubahiriza M23 ati twe turi muri sisifaya yashizweho na Katari ntago turi mu iyo yangura ntayo turimo ariko n'ubundi nta n'ikintu cyangura bazongera kwemera ni gute sangora yaba yaratanze abasirikare kuza kubarwanya ikongera ikavuga ngo baraza kugendera ku byo angora itegetse ahubwo gutyo se ahubwo uvuga ngo ni gute Joao Lorenzo yakoreza abasirikare be yaraneza akagera kugaragaza ko nta ruhande ahagarariyeho yarabohereje ku ruhande rwa Kisekedi ahubwo nkakubaza ngo kuki yari yaratinze nyine yarategereje ijambo rimwe yarategereje ifirimbi ya nyuma ahubwo yararebye yabona abandi bari kumenya baryibuye kugeza ryari ko bigaragara ko n'ubundi yari yareye nzihangana kugeza ryari urumva ntati mugende sha yamaze mugende nawe nta rugamba mujya mu ubundi sinzi iki kintu niba narakikubwiyeho ubundi hari ikimina aba bagabo bafite ikimina ariko ntabwo kizi ikimina cy'abagabo batatu koperative imeze itemwa koperative yo gusohorerana gusa nuvuga ngo buri kwezi ubundi bafite barasohorerana kirimo witwa Samia Suluhu Hassan kirimo witwa Neva Kisekedi n'uwo mugabo utaramu nyine urumva
rero niba abantu bafatanyije mu kimina buriya hari ukuntu baba ariko wowe uzadutabara ryari tuzajya turirwa turi gukorana imishinga igize gute wowe ati waza nawe tukakwereka uraje urashyikira amafaranga uzajya urashyikira amafaranga utarinze wakora kuri salari n'iki byose abasirikare bakaza bagakora bararwana barwana ibiki sinahoze ndi kumva uri kuvuga inkuru ukuntu inda zigiye kubica abarundi hariya kwihangana byanze aho tuzatureye baraka turihangana niko bavuze ati baraka zaratureye turihangana bivuze ngo nta nubwo babonera n'imyenda yo guhindura ngo amezi abaye 8 batabona n'igiceri bahabwaga amadolari 50 none ngo amezi abaye 8 tubona n'igiceri bivuze ngo byibuze bagerageza kugura agasabune bagakaraba bakagerageza kugura kenda bagahindura nakimbere ngo nta kenda kimbere ngo hari abo baje barasa gutya kuko kanze wenda nkwereke no mu mafoto hano abanyarukuntu bakubita nk'igikompora kikamwamburamo ipantaro keretse niba aribo bazibakurira mu bwenge ubona n'ubuzima amapantaro ubona bayavuyemo ubuzimambo tujye abasirikare benshi bapfuye n'akamucikopa bakamanuye nago ubuzimambo umva impamvu barabarasa naje kusanga ngo amadolari bayakinyiriyeho bayambariraho bamara kukurasa bakakwambura imyenda bari kugucakaza bakayajyana mbese mama ngo ntabwo ariko bakompramo buri myenda burya kwambura umwenda kuriye donke nugituma nukumukubita umusaka n'ipantaro namucikopa bikamanura nukubakubita babasaka rero hari aho ujya ugera gutyo ugasanga agacikopa kamucikopa kamucikiyeho imeze nka za string zazindi z'abakobwa ni akantu k'agashumi gaciyemo mo hagati mu mwatata ugasanga ari kano ka string uzanye mwibukije spring book ariko buriya abazungu bajya guhembera ngo niba ari spring book buriya ntabwo baba bararebeye kuri ziriya kariso z'abasirikare b'abarundi hagiye bararebye abona ukuntu kariso yabaye nka kuriya avuga ati reka tuyite ukiri spring book ariko n'ubundi byo tuba twarababoreyeho n'ukuri usanga ni abagome usanga twaracitse urumva nta karatabutsemo urumva katabutsemo gutya kameze nk'iy'abakobwa urumva njyewe rero reka nkubwire Nelson mutangazaje mashini gani haba buriya njyewe hari ukuntu mbona iyo muveto iri gupangira abasirikare bayo imyenda impamvu ngize ntiburiya hari igihe byaba biterwa no kuraswa hari igihe umuntu wamurasa yenda hari imyenda ikavamo nka kwa kuntu uvuga ngo umuntu yagonzwe urukweto rukavamo ngo ubwo biba birangiye narabajije ati ko arasirikare tubona biba byagenze bite mbona ndi kubaza umuntu uri ara mu rugamba ati biba byagenze bite kugira ngo mubarase umuntu abakuremo imyenda ati twebwe ati kareka ese bigenda bite tereka ati hari igihe tubarasa twe tukigendera ati bagenzi babo bakagaruka inyuma ati bakabakura imyenda bari kubasaka amafaranga oya nabari abataramu n'ubundi baba bari aho ngaho bari kugira ibyaha barebamo amafaranga n'ifaranga njye rero dore ukuntu abitekereje nta muntu nigeze mbaza ahubwo njye narimajinye ndavuga nti kuki muvetura buri gihe igiye gupangira abasirikare babo bayo kuko njye ndi umuntu wageze kubabona bari gupangirwa urabizi ko njye mbona bari kubapangira ikintu bita amakora bo ntabwo bajya bambara ziriya bogisa nk'izara z'abarundi ni amakora rwose kora bote kora isogisi ryiza pana bya bintu bimeze nk'ibiringiti ajya gutoragura mu ntuza warangiza noneho bakamuhereza umwenda w'inifomo uwo guhindura n'uw'iki n'uwundi wo ku mpande ibindi byose by'ubwo ni donke ibindi byose byo ni ibintu bisanzwe ndavuga ese kubera icyo ari kubaha amakora none najya ndareba ku rugamba nkabona abandi bapfuye nkabona ni amabogisa nawe yacitse buramenye umwenda menya impamvu hari amabogisa aba adafashe cyane agahita avamo iyo bamurashe kuko buriya ngo oya Nelson barakubeshe ni kompora bamwambura imyambaro numvishe ko ngo umuntu iyo bamurashe ngahita atakaza ibiro ku buryo ngo n'uwakwambika urushinge ruvamo ndakubwiza aka kantu narakabajije ko ntabwo ari ibintu byo kukubesha nanjye aka kantu narakabajije wenda n'abantu badukurikiye muze kubitubwira muri comment Nelson njye nabwiwe amakuru ko umusirikare urashwe ngo ahita atakaza ibiro ku buryo ngo niba ari yambaye umwenda urabona nk'ukuri ipantaro iba yamfungiye ngo iruhuruka niyo wafunguye umukandara ukawuheza iruhuruka yatarapfa cyetwe yatarapfa ese yisapfa ko ari abaga ukuntu barasa ari mu cyico ni mu jisho
ni mu mutima. nje nibyo ngibyo nabajije ibindi nabyo abafite ubundi bumenyi wenda mwamwana na mwarabajije twandikire muri comment. Ikintu bambwiye ko ngo iyo babarashe bakora imyenda bakambura amafaranga bakigendera. ako nako nje sinagahakana nako karimo, ariko nanone ku rundi ruhande umusirikare warashwe ukareba ukuntu bambaye imyenda nukuri hejuru nta kintu babambaye, none ugasanga n'ipantaro yambaye bayigeze ahangaha hajya yambaye nk'eshatu, ugasanga n'akandi bakageje aha akandi kagera nk'ahangaha. Reba uyu ngo baba yambaye yagondetse harimo na bya mugondo yambariye kuri bya bipakabutura twitaga bya none byose yaraki byambaye babonaga nta kintu yifitiye. uyu ngo barwamutunga ihehera ni mu byanga gutya urumva ngo kuko ngo yabatebereje aha faranga katsimba mu yanga hagurya aho ngaho mwene aha ngaha gutya, niyo mpamvu rero ubona nta mwenda uhari baba bamusatse tayari mu babinjiyemo nuko baba bamusatse bati tayajyana ikuzimu taradisi uyu baba bamutunga bagahita bamena umutwe bigaragare ko yari umuhibo. Reba na bya bindi bapfukamira byandi by'ibipfukamiro nyine abafaransa barabatuburiye do niya bazita protege. Iki ni cyapfukamisha yagiye kurasa ugupfufanye n'ibi bintu ibikoresho uzi gupfa oyo no muhibo ngo ni wanakonda urumva oyo no muhibo Nelson oyo no muhibo kabisa. Reba nawe reba iki gikoresho atandukanye na bariya, reba ni inkweto byonyine abayambaye. Iyi nkweto iba itaraswe ntabwo yayigumana aho zasanga zibera abagome, ntabwo ziza ngo zirase byibuze inkweto zirasa ahantu hatari botine zikarasa ahantu hatari remera. Debera nunu ni babi cyane ndebera beti profu bayitarutse bashakisha ahantu bita mu mutwe kandi barawufata ahandi hose ari fresh. Reba imikandara biki ibi bikoresho bura nta ari byo atagomba kujyana ta. Reba nk'umukandara n'utu tuntu two kubikamo ibyuma n'iki. Uyu yari umusipesho. Reba nawe aha naho icyuma, aha naho agashoka, hano imbere kuri bullet proof hashira za magazine. Reba hano hejuru ni ibyuma n'iki byose n'inshinge, none na protege yo gupfukama aho ugiye kurasa. Rimwe mu mpamvu bambaye imyenda nayo niyo ngiye akamusigira bogus umwenda w'igihugu mugane bajya kwiba nubwo barayibambura. ibintu tuba dufite ahangaha nk'abantu ntabwo biba byoroshye. buriya nuko kuri YouTube bitemewe gushyiraho amafoto n'amavideo n'ibiki anje, ariko hari ahantu njya mbibashirira kuri za X na hariya natwe tujya tubashyiraho hariya, ababizi barabizi ajya banadufollowinga ate tugasimbukira kuri za ndege zagaragaye mu kirere zimeze nk'ibisiga ariko bakajyarabe harya ngo ni indege zingahe 200 ubundi mbere bajyaga bavuga nkanga kubyemera. Nanjye ntago nabyemera indege 200 bizakontororwa n'abantu banganiye. Ariko banyibwire ko abantu indege 30 kipere nagiye nabyemera. Oya nuvuga ngo abakontrozi b'indege babaye benshi, buri wese abafite nyine kuzizamura. Nuvuga ngo bafite ikintu kimeze nk'igikipe cya bato cyo kuzamura indege gusa zikajya mu kirere, nta kindi kintu bari bukora. Urumva bwana fighter 2-3 barazihanura ni nk'amavoka 5 bakazihanura. Bavuga ati rero turazamura jya buri yo n'ibisiga biri mu kirere. Kandi amakuru avuga ko bari kugerageza kurwana ku buryo poezo barayishaka barayishaka. Rwitsa nkuku yabaye rwitsa muriro, icumbi yabaye inkuba, yabaye irasaniro ry'inkuba hariya ahantu arega buriya. Ariko shave mwana buranagezemo nakoba gute nge rwose singiye kwabesha nese numva mbabariye aya madubu n'intare za Sarambwe. Buriya tujye tunareba tunatekereza. Ndi kwibaza kubera icyo umupaka bawufunguye, nanareba ngasanga n'ubundi bigendanye n'iyi ntambara iri kubera aha hantu. Bigaragara ko izi ngabo z'u Burundi ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa hari ikintu zimaze kwizera ku buryo zibona ko noneho nta kuntu na kumwe izi ntare za Sarambwe zishobora kuba zabuja ngo zigiye kugera hari ahantu haba mu buryo bumeze bute bwo gutase n'iki bwose. None se mbere ko bahagaze mu mpaka udafunguye, ariko bibuke ko bari barawufunze nyine bawufunze ku bw'intambara. None se ubu ngubu intambara aho ntiri kuba hari awufira ntage igari mu mujyi ntage iraje. Kuki se batahise bawufungura bakimara kuva mu MV turi kiva muri Uvira? Hari ubwa mbere hari ubwa mbere kora analize neza nawe uze kureba uraza gusanga. Ntabwo ngende kuza kubihuza na biriya bambwiye, naje gusanga ntagomba kubihuza. Ntabwo ndi bubihuze
ntabwo nibihuze hari impamvu yo gufungurwa k'uyu mupaka yabaturutse indani. Arabona uze ndi kumva ngo harimo ngo ni inzara yatangiye kurya abaturage. Nibyo kuvuga nyine bya biri mu ndani ya guverinoma. Ngo ni inzara. Kubera ko hari ahantu inzara iravuze ubuhuha. Urumva gatatu abaturage batangiye kwigaragaza. Ahubwo wenda nje unamfasha umbwire unanyemerere kuko mperutse kubona itangazo abaturage bari gusaba kuri amupaka wafungurwa. Wenda icyo cyo nakigenderaho. Ariko nje ninjya mu bya politike n'iyi ntambara. Wijya kubihuza n'amarangamutima yawe. Sawa wenda reka tuyita amarangamutima yanjye. Impamvu nari buze kubyemera ngenzi neza ibiri kubera i Burundi neva bamusajije yavuga ati twagirwa no kwicwa n'inzara. Icyo ni icyambere. Gatatu abasirikare ntibari kubona ibyo kurya. Wumvise ukuntu ari kwivuga kandi mu kutabona ibyo kurya baburago babicisha. Urumva icyo ni ikindi. Gatatu ubucuruzi bwahagaze. Urumva turi buze kurambira abantu ra maze kuri minota ingahe turekera ku musozo. Yampaye nkawe urumva indani ya Bujumbura nako byoroshe naka na gatoya byoroshe. Never amvize ko bari gushyira igitutu cyuko umupaka akavimbi urafunze Gatumbura afunze inzara iravuza ubuhuha urimo rakinga. Kubera iki hariya Uvira yari inzira nziza ituma ari abagabo urujya n'uruza rw'ubucuruzi kandi abagiye bamaze bavuga ati wadufunguriye umupaka. Rero kuba bamaze iminsi bakoze inama yo gufungura umupaka hashize iminsi 3 inama ibaye. Rero bayemeje ko umupaka agomba kuwufungura nabwo byo kugerageza bafunguye umwe nibabona nta kibazo na Gatumba barayifungura. Y'u Rwanda se Gatumba y'u Rwanda nabyo ndakurahiye nkawe so ubundi baramutse bafunguye ninde wajyayo w'umunyarwanda watinyuka kuba ngagiyeyo. Ariko abarundi bo bazaza. FDL twaramaze kumenya ko ariyo yibereye n'amabanki yabo ari kuyakisesinga. Ako kantu uvuze uranyibukije kuri FDL. Ura no gufungura umupaka bagira ngo bari gushaka inzira nziza zo gutukohereza FDL mu rugamba. Byanye by'ututi ndani ya Bujumbura. Bashaka no kufungura u Rwanda rukaba tuti ntabwo ariko twe tukiufunguye byararangiye. Kuko ntabwo ambwira ngo twamaze kumenya ko FDL nabande bose niho bari no bari kwakirira amafaranga. Basanga ariyo menzeri. Basanga ariyo menze. So Ghana Fighter nibyo ngira ngo tubabwira ko rero Poezero ngira ngo izo twabyumvishisha. Tugira ngo rero mu byukuri Poezero ariko kano kantu ntabwo twakavuze neza. Wenda komeza uvuga ibya Poezero. Iyi ndege igaragaye ikirere mw'abantu mwiri gusuka minisiyo hariya. Indege iri gusuka minisiyo n'abasirikare. Ukaje undi ko bahaye amafaranga. Urumva? Rero kubaha amafaranga kandi ubeka ko Rubaya bari kuyataka. Cyo ni cyane. Gatatu ejo Bukavumu barayatatse. Urumva basubiza inyuma. Bivuze ngo bari gukurifosinga rero ibikoresho kugira ngo bongere bagabe igitero bishaje. Urumva wibitindaho ni bari kongera imbaraga. None bari kongera imbaraga izasamwe n'izikenyere igiye guhura n'urugamba. Urumva kandi buriya Poezero hagiye kongera kuba urugamba rudasanzwe. Prendera Ruzizi oya ahantu hose njewe nabuze naho ndi bwerekeze kuko urabona za Masisi ejo simbukira Masisi. Urebye ari byo ugereza Rwaya. Ejo byehorere nta icyo ntibikiri ikibazo rwose. Nibyo ngira ngo ibyo nibyo byiriwe mu bice bya bitandukanye by'urugamba. Hanyuma icyo tugiye gukora ubushakashatsi bwacu nk'abahanga tumekinga shuwa tumenye inkuru cyane ya Rubaya niyo yahamuye abantu kandi yaritunguranye niko bimeze. Hanyuma nyuma y'ibyo tuzaza kumenya iyo ndege yamenye ibikoresho plan yayo yaje yerekeye ariko duhuje na Jire Mwerambwe uri hari Bujumbura wavuze ko agomba kuvanga aha ngo ayigaruriye Bukavu. Ngira ngo amaze kwibona ko buri ari nayo mpamvu ejo Bukavu ejo ikibuga cy'indege cyatatswe ndetse n'ibintu bice biri kwatakwa. Jire Mwerambwe ari kuvuga ati niyiziye ni mwataka mfite n'amakuru yuko afite ikarita ariko jyavuga ati mwataka ahangaha. Hari ufite map ni uri ku command mugende harasha ni uri kuri bayita muri commanding post cyangwa se aho bita sand mode ubwo aho ngaho tayari mugiye kurwinjira. So twasozeje dusoreza ahangaha ubwo turaza gusubira tureba nandi makuru buze kubagezweho cyane. Mwakoze ko tubashimire rero uko tunagaruka nakagaruka.